nimureka mwemera ari uko ikibi cyabagezeho, nimujya mwemera ibi bitarabageraho. Ariko muzi ubwenge yakiyarura agacunga itabaza akegera Imana akayisa Imana ikamwongera ikamwomora ibikomere, ikongera ikamubabarira, ikamuvana mu gitabo cyo kuribuka ikamwandika mu gitabo cy'ubugingo. Nyamara mugiye kubirebesha amaso, haji iyo imyaka 7 muri munza mwasenze. Eliya yarabivuze baramupinga, nanjye ndabivuze mu ntera amabuye ndabizi. Ariko iyo wumviye Imana abantu baraguca, wakumvira abantu Imana ikaguca. Nimuce kuko ntawamamagaye, nahamagawe n'Imana kandi niyinumye ngomba kuyumvira, kuko muri mwese nawe uzama ubugingo nzabuhabwa nayo. Icyo akora cyo njyewe ndi ikiraro Imana icisha, ndi impombo Imana icisha Imana. Ibyo Imana icishijemo nibyo ngomba kubabwira. Imana yambwiye ngo nimusenge kuko icyo mwatinyaga bigiye kubageraho. Nta kintu cyakoreye mu bwihisho kitazajya ku mugaragaro. Mwahisha abana b'abantu ariko ntabwo mwahisha ijisho ry'Imana. Imana yambwiye ngo mukiranuke ku gato no ku kanini, mukiranuke aho bababona naho batababona. Nimugira aho batababona muba ariho mwambare muba ariho mukiranukira kurushaho, kuko ni ijisho ry'Imana riri kubahanga cyane. Mwaretse kurimbuzwa n'akamanyu k'umutsima, mwasenze muzibuka gusenga inzara yabagezeho, muri kunyunguta ibitaka, muri kunyunguta ibyondo, mwasenze. Mutima wa Yesu, mutima w'Imana ufite agahinda, mutima wa Yesu ufite agahinda gakomeye cyane kenda kumuturitsa. Buri wese atereta Imana ku giti cye, atabaziba asenga atarebeye kuri runaka. Abantu Imana yabagiriye neza, abantu bujuje amazu, bafite inzu bashizemo ibyumba, ariko ukwezi kugakubita batarajyamo ngo bajye guhereza Imana icyubahiro. Ahubwo ibibi nibo bari kubisangwamo, ibibi nibo wabishakiramo. Hashize iminsi baribagiwe, nyuma y'iminsi ubundi Imana bakuye mu kazi ko mu rugo, ibagize abamabuja, abandi bajyanye Dubai, ibagize abantu bakomeye bahaye ijambo, ibakuye mu kazi, ibakuye mu bishanga, mutangiye kwibagirwa, murariye murahaga. Uwariye ajya anasonze, ntabwo uhaza ahora ahaga we, ajya anasonze. Igihe kirageze cyo kugira ngo musonze, biturutse kuri mwege, mwabwe mukanga kumva, mukavuna ibiti mu matwi, mwabigeze ndabimenyereye, mwafashe ijambo ry'Imana nk'itenesi, muzi ubwenge rero, mube maso. Ntabwo Imana izahora iruhanya namwe, ihora ivugana ibabwira igihe cy'imbabazi cy'Imana. Mugiye kubirebesha amaso, inkoni y'Imana irabamanukiye, inkoni y'Imana irabamanukiye. Muzi ubwenge mwasenga ngo muri mu bigeragezo, mwari bwabonetse kari gatonyanga muri kubona, mugiye kuzakubitwa n'ikintu cyitwa inzara. Mushaka Imana, mwakegera Imana ikabashyira mu ihema. Hano benshi mwabeshwe imitaka ntayihari, kandi umuntu uri mu mutaka mwibira ibanga amaguru aranyagirwa. Imitaka itoborwa n'ubusa, ariko umuntu uri mu ihema Imana ibimubundikiriye. Ntabwo ihema ritobozwa n'ubusa. Mwasenze ko hagiye inzara iteye ubwoba, hahandi n'umwana azamenya ko iyo nzara yaje. Yewe nimutanasenga n'ibyatsi muzabipfura, mube nk'umwami Nebukadinezeri mubirye. Inzara iteye ubwoba, muzi ubwenge mwasenga, n'ibinongo muzabifata mujye mubihomora ku nzu mu binyungute. Muzi ubwenge mwasenga,
mugatabaza Imana. Ibyo mufite mubifite kubera Imana, si igitangaza ko byabaca mu myanya y'intoki. Si ubwo mwasenze, si ubwo mwakoreye Imana mu gihe mugifite. Hari abantu bari kwifuza gusenga, bari kubura uburyo basenga, ariko mwe mwahawe uburyo bwo gusenga, si ubwo mwasenze. Nyamara ugeze mu bitaro wareba abantu bari gusenga, kandi nabo bibutse gusenga kuko bageze mu bitaro. Ariko mwarayasizere, mwarahunikiriye, ariko mu guhunikira murangije mufata amavuta murayamena. Ubwenge wagarukiraho, uri gutinya kujya ku gatuti mwasinze. Ntabaye bafitiye amashyari. Ntabwo Imana yakuremeye kugira ngo uyibabaze, Imana yakuremeye kugira ngo uyishimishe, ariko ikitiye uyituye agahinda. Ijambo ryatubwiye ngo Yesu aravuga ngo umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Nta kindi yari afite, nta kindi Yesu afitiye agahinda, ni wowe nanjye. Uko yadushakaga ntabwo ariko turi kugenda. Icyo yaturemeye kugira ngo tuzakore si cyo turi gukora. Inzira yadushakagamo ntabwo ari turi guca. Ariko irambwiye ngo ninze mbabwire ngo mugarukiraho. Yewe nyiranzihaneje we, yewe ndabimenya, nugarukiraho kuko nta rwego wageraho utakenera Imana. Muzireguza iki? Imana nta hantu idaca. Kuri radiyo icaho, kuri televiziyo icaho, mu muhanda icaho, mu itorero, mu ndirimbo, muri nibature, buri munota ku munota manda y'Imana ibivuga. Ariko mwavuniye ibiti mu matwi, mwarabwiwe nimwumva, mwarumvishe mwanga gukurikiza. Inkoni y'Imana irabamanukiye, inkoni y'Imana irabamanukiye. Muzi ubwenge mwasenga ngo muri mu bigeragezo, mwari bwabonetse, mwari bwabonetse. Kariya gatonyanga muri kubona mugiye kuzakubitwa n'ikintu cyitwa inzara. Mushaka Imana, mwakegera Imana ikabashyira mu ihema. Hano benshi mwabeshywe imitaka ntayihari, kandi umuntu uri mu mutaka mwibira ibanga amaguru aranyagirwa. Imitaka itoborwa n'ubusa, ariko umuntu uri mu ihema Imana ibimubundikiriye. Ntabwo ihema ritobozwa n'ubusa. Mwasenze ko hagiye inzara iteye ubwoba, iteye ubwoba. Hahandi n'umwana azamenya ko iyo nzara yaje. Yewe nimutanasenga n'ibyatsi muzabipfura, mube nk'umwami Nebukadinezeri mubirye. Inzara iteye ubwoba. Muzi ubwenge mwasenga, n'ibinongo muzabifata mujye mubihomora ku nzu mu binyungute. Muzi ubwenge mwasenga, muzi ubwenge mwasenga, mugatabaza Imana. Ibyo mufite mubifite kubera Imana, si igitangaza ko byabaca mu myanya y'intoki. Si ubwo mwasenze, si ubwo mwakoreye Imana mu gihe mugifite. Hari abantu bari kwifuza gusenga, bari kubura uburyo basenga, ariko mwe mwahawe uburyo bwo gusenga, si ubwo mwasenze. Nyamara ugeze mu bitaro wareba abantu bari gusenga, kandi nabo bibutse gusenga kuko bageze mu bitaro. Iteka n'iteka mwemera ari uko ikibi cyabagezeho, nimujya mwemera ibi bitarabageraho. Ariko muzi ubwenge, uzi ubwenge, uzi ubwenge yakiyarura agacunga itabaza, akegera Imana, Imana akayisa, Imana ikamwongera ikamwomora ibikomere, ikongera ikamubabarira, ikamuvana mu gitabo cyo kurimbuka ikamwandika mu gitabo cy'ubugingo. Nyamara mugiye kubirebesha amaso, mugiye kubirebesha amaso. Haji iyo imyaka 7 muri mu nzara,
muri mu nzara Mana turengere. mwasenze. Mana turengere. Eliya yarabivuze baramupinga, nanjye ndabivuze mu ntera amabuye ndabizi, ariko iyo wumviye Imana abantu baraguca, wakumvira abantu Imana ikaguca. Nimuce kuko nta wampamagaye, nahamagawe n'Imana kandi niyinumye ngomba kuyumvira, kuko muri mwese ntawe uzampa ubugingo nzabuhabwa nayo. Icyo akora cyo njyewe ndi ikiraro Imana icishamo, ndi impombo Imana icishamo ibyayo, njye ndi ikigega cy'Imana. Iby'Imana icishijemo nibyo ngomba kubabwira. Imana yambwiye ngo nimusenge kuko icyo mwatinyaga bigiye kubageraho. Sohoze mwebwe mudahwema kubana natwe hano ku Byizerwa TV. Dushimiye Imana ikomeje kubana natwe umunsi ku wundi. Nk'uko bisanzwe rero, igihe cyose tugenda tubazanira abatumirwa, abakozi b'Imana bagendana ubuntu bw'Imana, batwaye amabanga y'Imana, umuhanuzi w'Imana. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Emmanuel. Emmanuel se nashimye cyane. Imana yakurinze. Amen. Dushima Imana ko twongeye kubonana tutishwe n'ibyaha. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo twaherukanaga kera nukubi. Amen. Amen. Ubwo nyine nuko mwihangana. Nuko byari bimeze. Rero Imana mu ijuru ishimwe. Emmanuel, wakwibwira abakubonye ari ubwa mbere, Emmanuel ninde? Amazina nitwa mwene so muri Kristo Yesu. Bongerejwe. Ni mwene so muri Kristo Yesu. Amen. Tudatinze rero, reka dusabe umukozi w'Imana Emmanuel udushyira imbere y'Imana, utubwire icyo umwuka w'Imana ari kubwira amatorero, kuko tuzi ko uri umwe mu bihumbi 7 byasigaye bitarapfukamira Bayali, batigeze biyanduza. Muri umwe mu bantu bagikomeje kurinda ikibitsanyo cy'Imana muri bo. Imana mu ijuru kandi ikomeze gukomereze amaboko, ikwereke muri byose. Amen. Imana idahamagara abakomeye yoroheje, Imana idahamagara abatarize ngisigaza bize, Imana ifungura ntihagire ufuka, yakinga ntihagire ukingura. Turagushije turagimbashe ko watanze ibitabo bigatambuka ku bwacu muri aya masaha. Mwemerera uzubane natwe Nyiringabo Imana muri kino kiganiro, n'aba ari twe n'aba ari two, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ibyo ushima n'ibyo ushaka ibyo bigaragara. Nyiringabo Imana ugabanye umubare w'abarimbuka, wongere umubare w'abakizwa, abakomeretse ubemure, kandi abatenebutse wongere ubasizemo ibihe, abatarakumenya bakumenye, kugira ngo bazaraga ubwami bwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kare mukozi w'Imana. Urakoze cyane. Tuvuge ngo amen. Amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Turi buze kubona muri Matayo ibice byaho 26 umurongo wa 38. Aravuze ngo umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mureke nigire hirya nsenga. Imana imuhe umugisha. Amen. Yesu afite agahinda. Aravuze ngo umutima wanjye ufite agahinda kenshi cyane kenda kunyica. Ese Imana izaheza ryari guhora ibabwira ngo muve mu bibi? Yemwe mwanyiranze hano ejo mwe, Imana izahereza he ryari kubabwira? Mwavuniye ibiti mu matwi, mwanze kumva, mwaraburiwe, mwarabwiwe, mwabigize ndabimenyereye ngo ni bya bindi. Imana izaheza aho ryari? Mana, muzabona ishyano ubwo icyo mwatinyaga kizaba kimaze kubageraho. Ntabwo ugutwi k'Uwiteka kwapfuye ngo kunanirwe kumva, nta nubwo n'amaso ye yapfuye ntabwo amaso ye yahumye ngo ananirwe kureba. Nubwo abayishaka ari benshi, Imana izaba yishakashaka ubwayo mu bumana bwayo. Ariko ijambo riravuze ngo mfite umutima wanjye ufite agahinda kenshi cyane kenda kunyica. Yesu afite agahinda k'abantu murimo murajya gusenga, mwava gusenga mukajya gusambana. Yesu afite agahinda
kabana Imana yakuye mu butayu ikabinjiza i Kanani, ibahaye amazu meza, ibahaye amamodoka, nkaho mwakagize ngo muyihesheje icyubahiro, ahubwo murimo murakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, murimo murakora ibyangwa amaso y'Uwiteka, murimo murasindira muri izo modoka, murimo murasambaniramo, ubutinganyi bwarazamutse. Yesu afite agahinda. Ntago abantu muri gufasha Imana gusarura, muri gutinya kujya ku gatuti, warayifashije Imana gusarura, muri gutinya kujya ku gatuti, hari ibintu ukenyereyeho. Mwibiri banga uhisha amaso y'abantu, ariko ntabwo uhisha amaso y'Imana. Yesu afite ako gahinda, Yesu afite umubabaro. Z'ubwenge wagarukiraho, z'ubwenge wakongera Imana ikongera ikaza muri wowe. Itegereze neza uburyo uhagaze, uko nguko niko umeze, uko wahamagawe niko ukimeze. Satani yakurashe umwanda, waratenebutse. Yesu afite agahinda k'abantu barimo barakuramo inda. Hari abantu Imana ifatanye nabo imanza. Imana yanyeretse ibyiciro bibiri, inyereka ku kintu cyitwa umugabo. Imana irambwira ngo umugabo Imana yamuremeye umugore umwe, none ubu tuvugana usanga umugabo ufite bake ni batatu ni babiri, kandi mu rubavu rwawe Imana yakuyemo urubavu rumwe. Imana irambwira ngo iraje ije kubarana n'abagabo. Imaze kubinyereka, nanone inyereka icyiciro cy'abagore. Irambwira ngo Imana ibwira ijambo rikomeye Aburahamu. Yarabwiye ngo nzagwiza urubyaro rwawe ruzangana nk'umusenyi wo ku nkombe. Kandi iramubwira ngo mubyare mugire gute mu itangiriro. Ibwira ijambo rikomeye Adamu. Iramubwira ngo mubyare mwororoke. None abagore ndetse n'abakobwa murimo murajya kwica abana, ngo mwagiye murona po, ngo murimo muritezamo ngo ibikashi powa. Mwegeze mubona ahantu umuntu akandagira akabura ahantu akandagira kubera ubwinshi bw'abantu. Bantu muri kwifungira imigisha ngo tubyare bake, ngo dukeneye kurira, ngo tuzabahereza iki? Wegeze ubona intumbi y'inyoni yaguye ku nzira ngo nuko yishwe n'inzara. Yesu afite agahinda k'ibyo bintu byose birimo birakorwa. Yesu afite agahinda. Ijisho ry'Uwiteka ribariho. Mu ibinini bikuramo inda mujya murona po. Abagabo nimukinyurwa n'abagore banyu, abagore namwe nimukinyurwa n'abagabo banyu. Yesu afite agahinda. Ibyo byose nta kintu n'iki na kimwe cyakoreye mu bwihisho kitazajya kumugaragara. Wajya gukora amasengesho ukiyiriza, none kwiyiriza byaranze. Kurya si ikibazo ni ukumara iminsi 30 utariyiriza. Muzagira ubwoba, muzatinya. Icyo mwatinyaga do kirabegereje, kigiye gusohora. Muzi ubwenge mwasenga, muzi ubwenge mwakiyarura, muzi ubwenge mwakongera mukihigamo ibihe, mugacunga amatabaza yanyu, mukongera mugadire benshi. Mumeze nk'abakobwa 5 b'abapapa, mubyabanya amatabaza, ariko mwarayasizere, mwarahunikiriye, ariko muguhunikira murangije mufata amavuta murayamena. Zubwenge wagarukiraho. Muri gutinya kujya ku gatuti mwasinze. Habaye bafitiye amashyari. Taga Imana yakuremeye kugira ngo yibabaze, Imana yakuremeye kugira ngo yishimishe, ariko ikitiye uyituye agahinda. Jambo ryatubwiye ngo Yesu aravuga ngo umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Nta kindi Yesu afitiye agahinda, ni wowe nanjye. Uko yadushakaga ntago ariko turi kugenda. Icyo yaturemeye kugira ngo tuzakore si cyo turi gukora. Inzira yadushakagamo ntago ari turi guca. Ariko irambwiye ngo ninze mbabwire ngo mugarukiraho. Yewe nyiranzihaneje we, yewe ndabimenya, nugarukiraho kuko nta rwego wageraho utakenera Imana. Muzireguza iki?
imana nta hantu idaca, kuri radiyo icaho, kuri televiziyo icaho, mu muhanda icaho, mu itorero, mu ndirimbo, muri niba ture, buri munota ku munota manda y'imana ibivuga. Ariko mwavuniye ibiti mu matwi, mwarabwiwe nimwumva, mwarumvishe mwanga gukurikiza. Inkoni y'imana irabamanukiye, inkoni y'imana muzi ubwenge mwasenga ngo muri mu bigeragezo mwari bwabonetse, mwari bwabonetse. kariya gatonyanga muri kubona mugiye kuzakubitwa n'ikintu cyitwa inzara. Mushaka imana, mwakegera imana ikabashyira mu ihema. Hano benshi mwabeshywe imitaka ntayihari, kandi umuntu uri mu mutaka mwibira ibanga amaguru aranyagirwa. Imitaka itoborwa n'ubusa, ariko umuntu uri mu ihema imana ibimubundikiriye. Ntabwo ihema ritobozwa n'ubusa. Mwasenze ko hagiye inzara iteye ubwoba, iteye ubwoba. hahandi n'umwana azamenya ko iyo nzara yaje. Yewe nimutanasenga n'ibyatsi muzabipfura, mube nk'umwami Nebukadinezeri mubirye. Inzara iteye ubwoba, muzi ubwenge mwasenga, n'ibinongo muzabifata mujye mubihomora ku nzu mu binyungute. Muzi ubwenge mwasenga, muzi ubwenge mwasenga, mugatabaza Imana. Ibyo mufite mubifite kubera Imana, si igitangaza ko byabaca mu myanya y'intoki. Si ubwo mwasenze, si ubwo mwakoreye Imana mu gihe mugifite. Hari abantu bari kwifuza gusenga, bari kubura uburyo basenga, ariko mwe mwahawe uburyo bwo gusenga. Si ubwo mwasenze. Nyamara ugeze mu bitaro wareba abantu bari gusenga, kandi nabo bibutse gusenga kuko bageze mu bitaro. Iteka n'iteka mwemera ruko ikibi cyabagezeho, nimujya mwemera ibi bitarabageraho. Ariko muzi ubwenge, uzi ubwenge yakiyarura, agacunga itabaza, akegera Imana akayisa, Imana ikamwongera ikamwomora ibikomere, ikongera ikamubabarira, ikamuvana mu gitabo cyo kurimbuka ikamwandika mu gitabo cy'ubugingo. Nyamara mugiye kubirebesha amaso, mugiye kubirebesha amaso. Iyo imyaka 7 muri mu nzara mwasenze. Eliya yarabivuze baramupinga, nanjye ndabivuze mu ntera amabuye ndabizi. Ariko iyo wumviye Imana abantu baraguca, wakumvira abantu Imana ikaguca. Nimuce kuko nta wamamagaye, nahamagawe n'Imana, kandi niyinumye ngomba kuyumvira, kuko muri mwese ntawe uzama ubugingo, nzabuhabwa nayo. Icyakora cyo njyewe ndi ikiraro Imana icishamo, ndi impombo Imana icishamo ibyayo. Njye ndi ikigega cy'Imana, ibyo Imana icishijemo nibyo ngomba kubabwira. Imana yambwiye ngo nimusenge, kuko icyo mwatinyaga bigiye kubageraho. Nta kintu cyakoreye mu bwihisho kitazajya ku mugaragaro. Mwahisha abana b'abantu, ariko ntabwo mwahisha ijisho ry'Imana. Imana yambwiye ngo mukiranuke ku gato no ku kanini, mukiranuke aho bababona n'aho batababona. Nimugira aho batababona, muba ariho mwambare maga, muba ariho mukiranukira kurushaho, kuko ni ijisho ry'Imana riri kubahanga cyane. Mwaretse kurimbuzwa n'akamanyu k'umutsima, mwasenze. Muzibuka gusenga inzara yabagezeho, muri kunyunguta ibitaka, muri kunyunguta ibyondo, mwasenze. Mutima wa Yesu, umutima w'Imana ufite agahinda, umutima wa Yesu ufite agahinda gakomeye cyane, kenda kumuturitsa. Buri wese atereta Imana ku giti cye, atabaza Imana, asenga atarebeye kuri runaka. Abantu Imana yabagiriye neza, abantu bujuje amazu, bafite inzu, bashyizemo ibyumba, ariko ukwezi kugakubita batarajyamo ngo bajye guhereza Imana icyubahiro.
ahubwo ibibi nibo bari kubisangwamo, ibibi nibo wabishakiramo. baribagiwe hashize iminsi baribagiwe, nyuma y'iminsi ubundi Imana ibakuye mu kazi ko mu rugo, ibagize abamabuja, abandi bajyanye Dubayi, ibagize abantu bakomeye bahaye ijambo, ibakuye mu kazi, ibakuye mu bishanga, mutangiye kwibagirwa, murariye murahaga. Uwariye ajya anasonze ntabwo uhaza ahora ahaga we, ajya anasonze. Igihe kirageze cyo kugira ngo musonze, biturutse kuri mwebwe mwabwe mukanga kumva, mukavuna ibiti mu matwi, mwabigeze ndabimenyereye, mwafashe ijambo ry'Imana nk'itenesi, muzi ubwenge rero mube maso. Ntabwo Imana izahora ihuhanya namwe, ihora ivugana ibabwira igihe cy'imbabazi cy'Imana, mugiye kubirebesha amaso. Kirageze ibyo mwatinyaga mugiye kugira ubwamo. Yesu afite agahinda, yabitegereje, yaramenye amaraso, yarabambuwe, hagapfurupfurubi, hagaterwa imisumari, kugira ngo mpabwe ijambo, kugira ngo uhabwe ijambo, kugira ngo ubone agaciro, kugira ngo mbone agaciro. Ariko nta kindi tumutuye kumukomeretsa. Afite agahinda. Musanga Imana, mutabaza Imana. Cyangwa uravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, munsange ndabaruhura. Imbabazi z'Uwiteka ziri kubakiranutse. Mugarukire Imana, nawe watenebutse ugarukire Imana, nawe ushaka kwegera Imana, Imana yiteguye kukwakira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. urakoze mukozi w'Imana Emmanuel. Imana imwishyure kugire neza. Ariko mbere ko usenga, nagira ngo tumare amatsiko. Hari igihe Yesu yabaga ari kumwe n'abigishwa, akabwira abigishwa amagambo akomeye, ariko rimwe abigishwa bamaze ngo none mwami wigisha ibyo ni ryari? Ntagiye wowe Imana barakubwiye kugira ngo nawe urusheho kwitegura. Abantu basenge, abantu basenge, nibasenga bazayishura, kuko umuntu ayishurwa nawe nuko yasenze. Bivuze ngo abari muri Kristo Yesu nta cyago nta kibi kizabegera cyane. Gahunda no kwa muri ihema ry'Imana ribariho, babe mu ihema ry'Imana. Ntabwo bari mu mitaka, imitaka umuyaga yawe utwara, umuyaga waza ugatwara umutaka. Ikintu cyazamuka kikamanukira ku mutaka kikawutobora. Ikindi, imvura yanyagira amaguru. Umuntu uri muntu ntago bari mu mutaka, ahubwo abantu bavuganye n'Imana bari mu ihema ry'Imana. Imana ikugire neza mukozi Imana Emmanuel. Uduhe nomero za telefone kugira ngo wakwifuza kuba yasengana na cyangwa kukugisha n'inama hano wakinira ko musengera uburyo yakubona. Nomero zanjye ni 07836221. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana yera. Imana ibyo wanyujijemo, ibyo washatse, ibyo wanumye nje kubivuga, Nyiringa Imana ndabisohoje. Gabanya umubare warimbuka wongera umubare w'abakizwa, gabanya umubare warimbuka wongera umubare w'abakizwa, ugere kwa muganga ukize indwara Nyiringa Imana zikomeye ziriyo. Nyiringa Imana abatenebutse wongere Nyiringa Imana ubahereza agakiza, abatarakumenya bakumenye, kugira ngo bazaraga ubwami bwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi ugwanye umubare w'abarimbuka wongera umubare w'abakizwa, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Amen. Imana iguhe umugisha.